Reka twongere tubahe ikaze mu biganiro byo kuri uyu wa gatatu tariki 14 ukwezi ni Mata 2021 nk'uko twabasezeranije kandi twabyiyemeje buri munsi tuzajya tubagezaho ikiganiro gishya ku buhamya bw'abantu batandukanye. Uyu munsi rero twabazaniye undi muntu ugiye kubaho ubuhamya, akaba yitwa Josine, akaba agiye kutubwira inzira ikomeye yanyuzemo mu rugendo rwe rw'ishuri mu gihe muri famiye bitari byoroshye. Murabizi mu miryango hari igihe hagenda habamo ibibazo bitandukanye, nawe agiye kubibwirira ukuntu Imana yagiye imunyuza muri ibyo bibazo byose. Yesu ashimwe bakunzi ba Deep Hill TV, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Josine, imfura yabo, ndi umunyarwandakazi, ntuye i Kigali. Uyu munsi nifuje kubasangiza bike muri byinshi Imana yankoreye. Nifuje kubasangiza ku bijyanye n'urugendo rw'ishuri, uko nize, kuko nize bingoye. Mu by'ukuri urugendo rw'ishuri mu myigire yanjye ntabwo rwambereye rwiza, nahuye n'ibigeragezo. Ndibanda cyane ku ngeze segonderi kuko ariho ibibazo byiyongereye cyane. Impamvu muri pirimeri ntabivuze ni uko nari nkibana n'ababyeyi bombi, n'ubu ndabafite, ntabwo bitabye Imana, ariko kubera amakimbirane y'imiryango no kutumvikana byaje kuvamo divorce, baratandukana. Rero izo divorce zaje ntangiye segonderi. Niyo mpamvu nahise nkubitana n'ibintu bitanyoroheye mu myigire, nuko ariko hamwe n'Imana yaranshoboje. Ndabyibuka nigaga hariya mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango, niho nize umwaka wa mbere. Kwa kundi umunyeshuri ajya ku ishuri atwaye ibikoresho, urabona noneho iyo atangiye mu wa mbere hari ibiba bisabwa kwiga, umunyeshuri wiga abayo, ibikoresho bitandukanye ndetse na argent de poche. Ibyo rero ngewe ntabwo nabibonye nk'uko byasabwaga kubera ibizazane by'ubuzima nari mbayemo. Ndabyibuka yewe no ku ishuri narijyanye, ntabwo bya bindi ngo abana barabaherekeza ku ishuri, reka dange ibyo ntabwo byambayeho kuko bari muri izo procedure zabo za divorce, ntabwo narijyanye. Nuko ubwo rero ndiga muri ibyo bibazo byose, ugasanga minerivare yishyuwe igihembwe cya mbere gusa, igihembwe cya kabiri n'icya gatatu minerivare irabuze. Nuko kubera ko icyo gihe na communication yari itaraba mu rwego rwo hejuru nko muri iki gihe, ugasanga kumenyeshwa ko na minerivare itazaboneka byamberaga ibibazo, guhamagara kuri fixe mbabaza uko bimeze. Nuko ubwo rero ndabyibuka twageze mu gihe cyo gukora ibizamini bisoza umwaka wa mbere, kubera ko nari ndimo ikirarane cy'ibihembwe bibiri, icya kabiri n'icya gatatu. Ndabyibuka umwe mu banyeshuri twararanaga muri dorutwari, ko twaranabanaga muri home, yarambwiye ati ariko waretse tukajya kureba representa, ko ari umubyeyi mwiza, ajya afasha abanyeshuri benshi bafite ibibazo, natwe tukamuganiriza hanyuma ukamubwira ikibazo ufite, aho kugira ngo urate, ahubwo noneho minerivare yazaboneka, noneho ukazaza ugafata bilete ariko ibizamini warabikoze, nturate ntukererwe. Numva ni byiza. Nubwo turagenda, representa turamurebye, turamubona, turamuganiriza, arabyumva, yumva ikibazo mfite, ankorera ubuvugizi. N'umudamu we baramfashije cyane, ndabashimiye, Imana ibampera umugisha, bankorera ubuvugizi ku ishuri, mbasha kwemererwa gukora ibizamini. Nuko turataha, njye nta bilete natahanye kubera nyine kuza minerivare ikererewe, naje kuza kuyitanga nyuma, banyuma bilete, mbona naranatsinze. Nagiye mbona ukuboko kw'Imana, Imana yabanye nanjye. Muri uko kwiga ndareba ndavuga nti ko ndiba ibibazo bya divorce no kudakundana kw'ababyeyi, urumva byajemo, iyo harimo kudakundana hazamo no guhimana, cyane cyane abana bo bakanaba victime cyane. Ubwo rero nahise mba victime cyane, nubwo atari njye njyenyine babyaye, ariko kuko ninjye wari utangiye segonderi icyo gihe,
kwiga rero biba urugendo rukomeye, ibikoresho minerivare murabyumva ntabwo biba byoroshye kuko kwiga biranavuna. Nuko aho namariye kubona birete ndavuga nti rero ubwo bimeze gutya reka mpindure nshake ikigo cya makeya cya leta, noneho kuko icyo gihe habagaho n'ibyo bita examen za reclassement, nuko nkora examen ya reclassement ndayitsinda, maze kuyitsinda banyuriza mu majyaruguru. Nuko ngenda nzi ngo ubwo mu ishuri rya leta bishyura make wenda ibibazo bizagabanuka. Kumva uko procedure zabo za divorce zigenda ziba mbi niko nanjye ibyanjye bitanyoroheye byakomeje kumbera bibi. Ndabyibuka nakoraga ibizamini, ni ukuvuga ngo nko mu bizamini nka 6 cyangwa 5 hakosorwagamo ibizami 2 gusa, ibindi bakabica kubera ko ntabwo nabaga narishyuye, bigatuma rero nisanga muri second sitting nkibaza ese mana nziga gutya ubu buzima nzabishobora, kubera ko njyewe muri njye nakuze nkunda kwiga, kubera ko ishuri narifataga nk'ikintu cy'ingenzi ku buzima bwanjye kizatuma ngira imibereho myiza n'umuryango wanjye, ko nari maze kubona famiye uko bimeze, papa na mama batandukanye, ubuzima nkavuga nti rero nintiga nanjye nzagira imibereho mibi. Ariko rero nubwo nakundaga kwiga bikambera ibyo byose bibi, minerivare ikabura ugasanga ncitse intege, rimwe na rimwe nkumva ngiye no kubivamo, nkumva ngiye kubivamo rwose ndabiritse, nkavuga n'ubundi ababayeho bose ntibizi. Ariko Imana itajya ibura kutugirira neza, ikansanga ikangirira neza, ikancira inzira muri ibyo bigeragezo, nkabona ndarangije. Kuko ndabyibuka naje kurangiza segonderi, njya muri kaminuza. Muri urwo rugendo rwose muri iyo segonderi nta nubwo nari narakijijwe rwose, sinari nzi ibyo gusenga Imana, reka da ni kwa kundi Imana undinde, cyakora wenda waba ugiye nko gukora ikizamini ugasenga nyine ukavuga Mana umfashe nzatsinde, n'ibyo nta birenze mu bijyanye no gusenga cyangwa mu buzima bwa gikristo. Nuko Imana iza kumfasha ngera muri kaminuza, ngeze muri kaminuza mpahura n'abamama 2, umwe muri bo wakundaga gusenga cyane, twariganaga dukunda gusobanurirana, arangije arambwira ati ariko Josie ko Imana ari nziza, ko nanjye nayibonye, wajya uza tukajyana gusenga, tukajyana mu materaniro. Namubwira wowe ujya ugenda kuko ndabona ufite impamvu zo gusenga, Imana yakugiriye neza uritwara, nyine narebaga ibifatika nkanjye ubayeho muri ubwo buzima, nkambwira Edaheri wowe nta kibazo ufite, ababyeyi bawe bakwitayeho, ngiye ntabwo banyitayeho, mbese ukumva kubera nari mfite ibikomere by'uko ababyeyi batanyitayeho kandi nabo ubwabo batitananyeho, urumva bari mu bintu byo gutandukana, ugasanga icyo gikomere mfite cyo kutitabwaho n'ababyeyi kiratuma ntakunda gusenga, ndimo ndashaka kuva mu by'ishuri. Uwo mumama mbere umumama mwiza cyane, arangije akajya biramuvuna, akajya ambwira tuzaze tujyane gusenga nkabyanga. Ndabyibuka umunsi umwe yarampamagaye arambwira tuze udusure, ati ndagushaka, ntiyambwira ibyo gusenga. Njyayo, icyo gihe kumbe yari yapanze ko dusenga iya nimugoroba kugira ngo nibura nterane ninjire mu nzu y'Imana, akavuga yahoraga nsengera pe afite umutwaro wanjye. Nuko ubwo rero tujyana gusenga, ariko tugeze ku rusengero naratangaye, pasiteri ibintu yigishije numvise ari njye wavuga, ahubwo ntangira kurakara umutima, ndavuga uriya mugore buriya ntiyananze kuri pasiteri, ko numva pasiteri ibintu avuga neza 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 ari ubuzima bwanjye, ni buriya yamvuze. Ndarakara, dusohotse ndamubwira nti uriya mupasiteri wabwirije muraziranye? Ati reka dati ni n'umushyitsi watumiye. Nari nakurakariye nzi ko wavuze ibyanjye kwa pasiteri. Ngo oya, ngo buriya ni Mwuka Wera watangiye kugusura, ngo ni byiza, ngo none ntubona ko umuntu ahabohokera gahoro gahoro, akajya ambwira, ubundi nkumva simbishaka, ariko hamwe na Mwuka Wera ni ukuri biramfasha, nkunda gusenga, nkajya noneho nkunda no kujya mu materaniro, birampira, noneho ntangira kubona Imana bya nyabyo, noneho nkavuga ni iki ni Imana igikoze, ntangira kwiga gusenga niyirije ubusa, gusoma ijambo ry'Imana ukabona, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya benshi, biri mu Baheburayo 12:1, nanjye noneho nkumva ko rwose ndi umuhamya wo guhamya ko Imana igira neza. Kongeraho ko ijambo ry'Imana muri Bibiliya, ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba mbere igice cya 10:13 handitse ngo ntimwigeze muhura n'ikigeragezo na kimwe kidasanzwe mu bantu,
Imana ni indahemuka, ntabwo izatuma mugeragezwa n'ibiruta ibyo mwabasha gutsinda, ahubwo nimugeragezwa izabashoboza kubyihanganira, ibacire n'akanzu ngo mubone uko mubyivanamo. Ni ukuri Imana yagiye incira akanzu, noneho no muri urwo rugendo nari ntangiye kumenya Imana no gusenga, ngenda nyibona iramfasha, kaminuza ndayiga ndayirangiza avec distinction, yewe inkorera ibirenzeho, noneho niga n'icyiciro cya gatatu cya kaminuza, ndavuga Mana ungiye wize gutya koko nagera no mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza, ngenda mbona Imana ni ukuri, Imana irantabara, mu by'ukuri nanjye ndashima Imana rwose ko nayibonye kandi ikaba yarampaye agakiza, ndabinezerewe, ubu nibwo mbona agaciro uriya mumama yabonaga, donc we yishimiraga agakiza kumva ko nanjye nakajyamo, ariko njye agasanga wapi simpari. Ubu rero nanjye kubera ko nezerewe mu gakiza, mba numva n'abandi nabo babijyamo, ariko nyine kubera ko Mwuka Wera agenda gahoro, ari nayo mpamvu abakijijwe cyangwa se abakiriye agakiza tujye twihangana, ba bandi batarakazamo, kuko nabo ntabwo Imana ibaciraho iteka, ahubwo isaha nigera nabo bazaza kandi bakorera Imana, nabo bashimishwe n'ubuzima bw'agakiza. Ubwo rero mvuze bikeya muri byinshi Imana yankoreye, ko kubera umwanya mutoya ntabwo navuga ngo mbirangize. Imana iduhane umugisha, murakoze.